Dore ngo urukundo ruraryoha, Navi ndetse na Kazuba kuri uyu munsi bageze muri ambiyansi y'urukundo mu buryo bukomeye. Bije iyo bija umujyi wamubanye super deep, ntabwo agishaka kumanuka rwose ngo asubire mu cyaro. Hanyuma Rwema we ahangayikishijwe na etaje umugore atamweretse, ibintu bimuteye kubunza imitima no kumva ko umugore mbese yaba yaramubeshye ikintu gikomeye. Dave we akomeje guhura n'ugiye kumwambura umugore we mu minsi mikeya, ndamwita umugore kuko bakundana kandi bajya bagirana iyo gahunda yo kuba babana, nubwo bwose batari abana, ariko uba ubona ko icyo cyizere gihari nubwo kiri kugenda kiraza amasinde. Ni My Heart Talking, njye ndi James Legend wamamaye, ukurikirana iyi nkuru akaza kuyirangiza ari buryoherwe mu buryo budasanzwe. Reka dutangire. Ngira ngo abakurikirana iyi nkuru muzi urukundo rwa Kazuba ndetse na Navi, uburyo ki rwatangiyemo muri struggle zitoroshye, aho hazagamo ibicantege by'abashaka kubatandukanya umunsi ku munsi, ariko ababo bakerekana ko bakundana true love. Wow, ibintu byiza cyane buri wese ufite mugenzi we bakundana yakabaye yigiraho, yakabaye akundana mu buryo nyine buririyo, uburyo budahinduka. Kuri uyu munsi rero bararyohewe n'urukundo rwabo, gusa nubwo bigaragara ko hari ukuntu bitwaranaho bishobora kuzabakurura mu ngeso zindi z'ubuzima bwaranze Navi mu bihe by'ahashize. Murabyibuka ko yaje gukundana na Peri akamutera n'inda, ari nabyo bintu nyine byaje kuba ibintu bikomeye ndetse bituma n'umubano wabo ugenda ukendera. Reka tubitege amaso, wenda bishobora kutagenda gutyo, ariko ku babibona nyine bakabyitegereza baravuga bati bagakwiye kuba bagenza gake. Bije iyo bija rero ati umujyi ngewe rwose umbanye super deep ndawugumamo, gusubira mu byaro ati ndi kubona bitari guhita binyorohera. Akigera mu mujyi rero bije iyo bija yahise abona ibintu bitandukanye, amazu meza, iterambere riri hejuru, abona ko ntaho bihuriye no mu cyaro iwabo aho yasize. Birumvikana kuryama heza, kurya neza, mbese kubona ibintu byinshi bimuhereza umunezero. Ibyo byose nibyo byatumye nyine yumva ko gusubira mu cyaro ari ibintu bigoranye. Gusa nyine wenda ibigaragara nuko akibiharaye, kuko mwibuka ko yagiyeyo agiye kureba imyambaro yo kuzifashisha mu bukwe, ndetse no kubwira umuhungu we Yannick ibindi bintu nyine bikibabereye imbogamizi muri ubwo bukwe kugira ngo buzabashe kugenda neza. Hanyuma rero Rwema nawe bikomeje kumucanga, aho ari kugisha inama Dorothe amubwira ati rwose umugore wanjye ntabwo tubanye neza, kuko bigaragara ko namubwiye ko mfite imitungo kandi nshaka no kuyimwereka akamenya aho iherereye, ariko yambwiye ko yampishe etaje yaba yaragabanye iwabo. Ibintu nyine nabyo birimo bigaragaza ko habamo ibintu byo kutizerana no kuticarana hasi ngo babwizanye ukuri, hanyuma bafate umwanzuro w'igihari. Urumva ko abantu bafitanye imibanire imeze ityo batari mu nzira nziza. Guys, mumpe comment rero mumbwire kuri izi nkuru zigiye zitandukanye uko muri kugenda muzumva. Bibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.